بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين أما بعد. نعم. lesson 2 lesson 3 isomo rya gatatu vocabulary amagambo inyunguramagambo inyunguramagambo mbese ubusobanuro bw'ijambo byaje bigaragara mu gitabo twamaje gusobanura cyagisha ururimi rw'icyarabu kuri babandi amategeko y'ururimi rw'icyarabu kuri babandi cyangwa amasomo y'ururimi rw'icyarabu kuri babandi bataruvuga. Naam, twaratangiye ku kibutabo kivuga akenshi urebye amategeko y'ururimi rw'icyarabu bakoresha asmaul ishara za hafi cyangwa iza kure. Hadha baitun, hadhihi sayyara, hadhihi daraja, iri ni igare, iyi ni imodokari. Ibintu ngibyo tugenda tubona asmaul istifham ni n'andi masomo yandi. Naam, si nibyo gusa n'undi alhamdulillah n'isomo yindi rya nahwu rikari isomo ry'ibanze, dore ko nka Sheikh Ibn Uthaymeen we yagira inama aravuga ati wakwiga matn al-ajrumiyya sibyo akigana alfiyat ibn Malik ni mu gihe bw'ibisigo ni isomo ryavuzweho na Muhammad mwene Malik mu buryo bw'ibisigo, yizeye amasomo abiri ku bijyanye n'isomo rikwigisha kumenya imiterere y'ijambo kumera iranyuguti ihera mu rurimi rw'icyarabu. Waba urisoje ukabona no wakwinjira no bijyanye na sarfu ntabwo inakomeye, naho ukiga igitabo kimwe cyangwa bibiri ukabasa nkaho aya masomo uyumva neza ku rwego rushimishije rumeze neza. Naam, ubwo rero inshallah ndashobora twiga n'andi masomo yandi nabwo igihe cya matn al-ajrumiyya mu buryo bwinshi amake nacyo inshallah turi kugisoma turenda kukirangiza, dusaba Allah yuko adushoboza tukakirangiza. Naam, ubwo rero dukomeje iyi alif na lam bibyo nibyo bita maarifa. Iyo byinjiye mu zina bituma icyo kintu kiba kizwi, nge hagati n'uwundi kubibwira tubiziranyeho cyangwa uri kubivuga ndabizi. Iyo mvuze ngo jaa al ustadhu, ubwo ustadhi tumuziranyeho. Jaa al mudiru, umuyobozi araje, bitanye kuba jaa mudirun, umuyobozi araje gutyo gusa. Naam, ubwo rero i alif na lam ghulamun rajulun ni ntago bifite alif na lam, ariko biso alif na lam ubwo bita bimenya yuko ubwo ni ikintu nyine kiba kizwi. Ibyo bita maarifa. Nakira nuko ni ijambo litagizwe na alif na lam. Aka kanya reko ko turi kubivuga ni al ni kikabonera kimwe mu bimenyetso by'izina. Iyo uvuze al baqara cyangwa ashajaru igiti, ubwo nyine twese ni ikintu kizwi nyine ni mu gihugu ikintu kizwi. Akaba ngana amasomo yandi agendana n'amategeko y'ururimi rw'icyarabu, ariko aha ngaha turi gushaka kuvuga vocabulary mbese ubusobanuro n'inyunguramagambo, ubusobanuro bw'amagambo y'ururimi rw'icyarabu mu kinyarwanda. Naam, al-rajulu umugabo, al-ghulamu umwana, sibyo? Ubwo ni kimwe mu bimenyetso by'izina byinshi. Iyo tubisanze, iyo bitari umwemerere w'iryo zina, mbese iryo zina rikaba ryubakiye ku nyuguti runaka, muri izo nyuguti n'izi alif wa lam bikaba byubakiye. Urugero alhaakum, mbese iryo zina rikaba ryubakiweho ni alif na lam, icyo gihe ntabwo rikibiza ari ikimenyetso cy'izina. Ariko iyo ari inyongera nk'uko al-ghulam na ar-rajulu, icyo gihe dusanga yuko iryo nyine ni izina. Ghulamun ni izina, iyi alif wa lam kikaba ari ikimenyetso cy'izina. Nanone ikindi twabivugaho, alif na lam ntabwo byo bihurira mu zina rimwe na tanwin. Uvuga al-ghulamun ni amakosa mu rurimi rw'icyarabu, umwe n'umwanzi wundi. Iyo umwe aje n'undi arahunga, niko babivuga. Ubwo bavuga al-ghulamu cyangwa ghulamun. Naam, ubwo rero twihuse, al ni ikimenyetso cy'izina. Naam, bikaba bisobanura nyine no kuba icyo kintu. Iyo uvuze al-ghulamu, jaa al-ghulamu, jaa al-ghulamu, umwana araje. Ubwo nyine umwana tumuzanye ndana umwana umushiki wanjye cyangwa umwana usara ku musigiti cyane tuzi ibintu nk'ibyo ngibyo. Maksuru ni ikintu kivunitse, umwana. Maksuru ni ikintu cyavunitse ariko bitari mu nshinga nyine, ni ikintu cyavunitse. Maftuhu ni ikintu gifunguye, ubwo nyine ahantu hafunguye. Jalisun ni uwicaye ariko mu buryo bw'izina nyine. Waqifun ni uhagaze ariko mu buryo bw'izina. Jadidun ikintu gishyashya. Qadimun ikintu gishaje. Ma'un ni amazi. Naam, ma'un bisobanura amazi. Baridun tuzajya dusoma inshuro imwe, ariko twirinde yenda kuba twaba turi kwihuta mu kubisoma mu rurimi rw'icyarabu, kuko ikinyarwanda iyo umuntu yakwihuta kenshi umuntu arasobanukirwa ikigamijwe n'ikigambiriwe. Qaribun bisobanuye hafi, ubwo nyine umuntu runaka ndi hafi. Ba'idun kure, yenda umuntu runaka ari kure yanjye. Harun
ikintu gishyushye. Saghirun gitoya, ushobora kuvuga umwana mutoya cyangwa ikintu runaka gitoya. Kabirun umuntu mukuru, ushobora kuvuga ati gikuru, bisobanuye gikuru. Wasikhun cyanduye. Jamilun cyiza. Khubzun umugati. Ainun ijisho. Naam, dukomeje. Thaqilun kiremereye. Qamarun ukwezi. Khafifun cyoroshye, ubwo nyine cyorohereye. Nadhifun gifite isuku. Faqirun umukene. Hulwun kiryohereye. Maridun umurwayi. Daftarun ikayi, ahanga ni ikayi nubwo ahanga bahise bavuga ni notebook. Naam. Daftarun. Dukanun iduka, ubwo ni boutique mu rurimi rumenye cyane cyane ariko rw'igifaransa. Ghaniyun umukire. Abun papa. Waraqun urupapuro. Tufahun, ubwo hano ni bari kuvuga ko ari apple, ubwo twavuga ko pome mu rw'ikinyarwanda pome, ubwo nyine nibyo bimenyerewe. Ladhidhun ndakeka bishoboka ari ururimi rwatiwe amazina y'amatirano, nkuko nanone mu rurimi ruti cyarabu cyane kumenya buke mbifiteho ni Igiswahili. Nubwo yenda ushobora gusanga pronunciation bitandukana gake nka saa niko babivuga bo, wenda saa n'andi mazina byatandukanye. Ladhidhun kiryohere. Tabibun umuganga. Tawilun muremure. Qasirun mugufiya, ariko ibingibi bikaba byinjira mu kuvuga ku muntu. Rajulun qasir umugabo mugufiya, umugabo muremure, ibintu nk'ibyo. Akhun kora ku bintu akushobora no kuba waladun saghir, umwana mutoya, nabyo bishobora gukoreshwa. Akhun umuvandimwe. Rasulun intumwa, ubwo nyine intumwa y'Imana. Naam, intumwa. Naam, dukomeje. Janna ku bayisilamu ni ijuru. Ghadaun ni ibiryo bya saa sita. Famun umunwa. Famun ntabwo ari famun, famun ni mimi ifite shadda se. Famun ubwo nyine ni umunwa. Hawaun umwuka. Yadun ukuboko. Thawbun umwenda. Dhahabun zahabu. Zahra ururabo. Samakun isamake. Shamsun izuba. Sadirun. Naam, uri kubona aya mazina ni uko turi kubisoma gutya, ni iki kiri kutugaragaza ko ari amazina. Icyo ni ikintu tugomba kumenya, dore ko turi kubijyanye n'amazina kenshi. Mu bimenyetso by'izina ni kimwe mu bintu bine, hashobora kugaragaramo bibiri bigahora ku zina cyangwa kimwe tukabisanga ku zina tukabicira urubanza yuko ari izina. Ubwo mu bimwe mu bimenyetso by'izina niko tubisanga mu gitabo cya Matn al-Ajurumiyya cya Ibn Ajurrum, ku somo rya mbere aho yavuze al-kalam wal lafz al-murakkab al-mufid bil wad'i. Tunagira inama y'abantu ukuntu bahifaza imatini mu buryo bw'amagambo nyine atari mu buryo bw'igisigo, mu buryo bw'amagambo asanzwe. Avuga ati al-kalam bismillahir rahmanir rahim. Al-kalam huwa al-lafz al-murakkab al-mufid bil wad'i wa aqsamu thalatha ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'na. Falismu nibyo tugiye dushaka kuvuga. Falismu yu'rafu izina rimenyekana. Falismu yu'rafu bil khafd kubwo kuba byakwinjirwamo na kasra ku mpera yacyo tugasanga urugero ni shamsi cyangwa rajuli. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahi arrahmani arrahim. Ara yose ni amazina kuko turi gusanga ku mpera yaho hari kasra. Ubwo ngo kuba izina byakwinjirwa n'amakasra cyangwa tanwin cyangwa alif wal lam cyangwa huruf al-khafd cyangwa huruf al-jar ni ubusobanuro ni bumwe, mbese amazina atandukanye mu mvugire biratandukanye, ariko mu busobanuro n'ikigambiro ni kimwe. Arizo nyine ziranyuko za khafd, min wa ila wa an, arizo ngizo nyine ibyo bitangira ngo niba nakosheje ni indangahano. Kwavuga fil baiti mu nzu, hejuru y'ikintu, munsi na ila al-manzili kugera mu rugo. Ila iranyuguti nyine na fi nyine karaka in nyine mwimbere mu kintu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero no kubizina tushobora gusanga kasra ku mpera yaryo cyangwa tugasanga tanwin, ari nabyo turi gusanga amazina menshi cyangwa turi kugenda dusanga tanwin.
tanwin tugahita tuvuga ko ari izina. Samakun, zahra, dhahabun, thawbun, umwenda, ibintu nk'ibyo tugahita tuvuga ko ari izina, sibyo? Tugahita tuvuga ko ari izina kubwo kuba turi gusangaho tanwin cyangwa kubwo iryo zina ryakira tanwin. Ubwo ngo tanwin cyangwa kasra cyangwa alif na lam, ariko alif na lam byo tukaba tubisanga ku ntangiriro y'izina, na huruful jarri tukazisanga ku ntangiriro y'izina. Fil baiti, adhhabu ila almasjidi, ngiye ku musigiti. Ila za nyuguti nyine dusanga yuko zo zibanziriza izina, mbese tuzisanga ku ntangiriro y'izina. Ubwo bibiri tubisanga ku mpera, ibindi bibiri tukaba dushobora kuba twabisanga ku ntangiriro. Alif wal lam tubisanga ku arrajulu, tubisanga ku ntangiriro. Huruf al-jarri ila, ala, an, gusbyo, ibyo tubisanga ku ntangiriro y'izina. Kasra cyangwa tanwin tukabisanga nabyo ku mpera y'izina, kandi kimwe muri byo birahagije kuba twabibona ku zina tukabicira urubanza yuko icyo kintu ari izina, cyangwa bibiri cyangwa bitatu. Ntabwo ari ngombwa byose bihurire mu zina kugira ngo tuvuge yuko icyo kintu ari izina. Ubwo dukomeje, shamsun, izuba, sadirun, igituza, dayfun, umushyitsi, dhahrun, umugongo, lahmun, inyama. Dukomeje, wajhun, uburanga, sadiqun, umuvandimwe, qur'anun, ubwo nyine qur'ani, sadiqun, umuvandimwe cyangwa inshuti, umuvandimwe. Sadiqun ntabwo ari umuvandimwe muvukana, usibye ko n'umuntu muvukana ushobora kuba hadha sadiqi, ariko mu rurimi rw'icyabo akhun ni umuvandimwe muvukana kuri papa nawe cyangwa ku babyeyi, uwo niwo bita akhun. Naho ngaho sadiqun ni umuvandimwe, naho zamilun ikaba inshuti, yenda mu shuri cyangwa mu kazi cyangwa mu bindi bintu runaka. Mbese ni amagambo avugwa bitandukanye ariko ubusobanuro usanga bwegeranye cyangwa ari kimwe. Ibyo yo mu ndimi. Qur'an ni Qur'ani, salah ni salah dusari nyine ku bayisilamu y'itegeko ira abantu basali mu musigiti. Kaaba ni ingoro ntagatifu iherereye mu gihugu cya Saudi Arabia. Ra'sun bisobanuye umutwe. Isba'un, urutoki. Sabunun, isabune. Dhufrun, urwara. Fajrun, ubwo nyine ni igitondo, kiriya gitondo nyine ariko kiriya gihe butari bwacya, nyine kiriya ari amasaha mu gitondo, saa 11 saa 10 igitondo. Fajrun, dhuhrun, saa 6 ku manywa, amanywa. Asrun, igicamunsi, amasaha nimugoroba. Maghribun, ikigoroba nyine, ubwo nyine masaha yuko igihe tuba turi kubona hari hirya mu kirere, mu bicu harimo umutuku, harimo n'irindi bara ukuntu mu gihe haba hatangiye kwijima, iyo niyo maghribun. Isha'un ni nyuma yaho, none igihe bumaje kwira nta kintu turi kubona mu kirere, turi gusangamo yenda ibara ry'umutuku cyangwa ibara rindi rituma riri gutandukanya yuko ahantu hari umwijima. Ubwo nyine isha'un, mbese ni nyuma ya maghribi, sala ya maghribi ku bayisilamu, isala ya nyuma ya maghribi wongeyeho nk'isaha imwe n'igice, gutyo iminota runaka 40 cyangwa kuzamura. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.